turabasuhuje inshuti bavandimwe murimo mukurikirana televiziyo Masepa One TV kandi tubifuriza kugubwa neza hirya no hino aho muherereye. Abari nimugoroba tubahaye mwiriwe, abari mu gitondo namwe tubahaye mwaramutse, kandi nanone tubifuriza kugubwa neza aho muri hose. Abari mu bihe byiza tubifurije gukomeza kwishima, kandi nanone twishimanye namwe mu bihe byiza murimo. Abubatse ingo, abari mu bindi muri maseremoni meza, mu by'ukuri twishimanye namwe. Nanone abashobora kuba namwe muri mu bihe bitari byiza cyangwa se ibihe bigoye, abo babuze ababo, ababa bari mu bindi bibazo bitandukanye, mu by'ukuri tubabaranye namwe kandi tubifuriza kugira ngo Imana ibafashe mubashe kuva muri ibyo bihe. Hanyuma nanone ntitwabura kuvuga ngo abari mu ngendo namwe mugereyo amahoro. Ndabizi ko mushobora kudukurikirana muri mu rugenzi, namwe tubifurije kugira urugenzi rwiza. Abarwaye mushobora kuba murimo mudukurikirana, namwe turabifuriza gukira. Imana ibasange kandi Imana ibagirire neza. Hanyuma tubahaye ikaze rero kuri iyi televiziyo yanyu twatangije uyu munsi yitwa Masepa TV One. Igisobanuro cy'ayo magambo ahari tuzogenda tukigarukaho, ariko uyu munsi nuko niko yitwa. Tukaba rero tubabwiye ngo uru ni urubuga rwanyu twashizeho kugira ngo tuzaje tuganiriraho, tuzaje tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tuzaje tubagezaho amakuru yimbitse, amakuru acukumbuye, amakuru y'ukuri, amakuru y'inoka, amakuru atari ibihuha. Nanone tuzaje tubagezaho ibiganiro by'ubusesenguzi ku nkuru zaba zatambutse hirya no hino. Nanone nkuko nari mbivuze, amakuru cyane cyane tuzibanda mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kuba intambara, hakomeje kuba isibaniro, niko twavuga, kuko birenze kuvuga intambara, kuko hari imitwe myinshi cyane ihanganye irimo irwana impande zitandukanye. Rero tuzagenda tubagezaho amakuru update cyangwa se amakuru y'uko birimo bigenda kuri tere. Nkuko rero mubibona kuri screen, nitwa Makombe Patrick, ariko nanone turi timu nini cyane, turi abanyamakuru benshi, tuzagenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye. By'umwihariko rero kuko nari mbivuze, tuzagenda dukora isesengura, tubagezaho ibiganiro byimbitse bicukumbuye by'ibihe bitandukanye, cyangwa se amakuru atandukanye, kuko tuzagenda tubibagezaho. Nanone tuzabagezaho ibiganiro by'amateka. Murabizi abakuru baca umugani ngo utaraganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Natwe tuzababwira amateka atandukanye, amateka y'ubwoko bwacu by'umwihariko, ariko kandi nanone dushobora no kubagezaho amateka atandukanye yagiye aba kuri iyi si, bityo rero bishobora kudufasha, bishobora kutuinspira, dushobora gukuramo isomo, dushobora gukuramo ikigwa, tukavuga ngo ibi bihe turimo hari n'abandi babiciyemo, ahari twakora iki cyangwa kiriya kugira ngo natwe tube twava muri ibi bihe, cyangwa se tube twatera imbere tugera aho twifuza kugera. Ikindi nanone tuzabagezaho ibiganiro bijanye n'iyobokamana. Ndabizi ko cyane cyane mu bwoko bwacu, ariko kandi nanone no muri rusange abumva ururimi rwacu ni benshi bemera Imana. Navuga ko bizadufasha nabyo kugenda tuganira, twungurana ibitekerezo ku bijanye rero n'iyobokamana, hamwe n'indirimbo nziza nazo muzagenda muzumva uko tuzagenda dutegura ibiganiro. Tuzabagezaho nanone
ikiganiro twavuga ngo ni utuntu n'utundi rero ni utuntu dushasha twagiye tuba hirya no hino tudasanzwe cyangwa se tugenda twunguranaho kumenya. Ibyo nabyo biri muri gahunda tuzagenda tubibagezaho uko iminsi igenda ije imbere. Hamwe n'ibyo rero tukaba tubahaye ikaze, kuko nabivuze mu ntangira, tubahaye ikaze kuri iyi televiziyo. Ni urubuga rwanyu muzaje muganiriraho, muzaje mutangiraho ibitekerezo. Abifuza rero kugira icyo batwunganira, muraza kubona nimero iri aho kuri screen cyangwa se kuri channel yacu. Nanone mushobora kugira icyo mwatwungura, kuko turabizi ko mufite byinshi muzi, mufite byinshi mwatwungura kugira ngo tubashe gukomeza dutera imbere. Hamwe n'ibyo rero tukaba tubasaba ko hanyuma tukaba tubasaba ko mwakora subscribe, mwakora like ndetse na comment. Mubishoboye mwabisangiza n'abandi kugira ngo mudutere inkunga. Nta kindi tubasabye bigoye, kubera ko ntitwabagora. Ako ni akantu gato kandi turabizi ko katari bubagore. Rero uwo ari we wese ushobora gukurikirana iyi introduction ntoya dutanze kuri iyi channel yacu, no kuri nta kindi twabasaba usibye kubabwira ngo nimukore subscribe, hanyuma mukore na like. Mushobora no gukanda ku nzogera kugira ngo YouTube ihita ikugezaho ikiganiro tukimara kugishiraho. Hamwe n'ibyo rero tukaba tuboneyeho nanone gutanga impore ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge ku bibazo turimo ducamo. Mu by'ukuri ni ibihe bigoye cyane, ni ibihe bibabaje, ni ibihe bibabaje imitima yacu, kubera ko turimo turakorerwa iyicwa rubozo, turimo turakorerwa ibyaha ndengakamere. Ibyo byose rero nababwira ngo pole cyane, kandi nanone mbakomeza mbabwira nti ibi bikorwa byose turimo gukorerwa, hari n'abandi babiciyemo ariko ntibyababujije kubona ibindi bihe byiza. Natwe rero nababwira ati nta joro ridaca kandi nta n'imvura idahita. Ibi bihe bibi bidutsikamiye by'ubwicanyi, bw'intambara z'akarengane, ni ukuri nabyo bizashira, kandi tuzongera twishime, tuzongera tubone ibindi bihe byiza. Abafaransa baravuga ngo malgré la longueur de la nuit, le soleil finira par sortir. Natwe rero uko ijoro ryose, uko ijoro ryaresha kose, amaherezo izuba rizarirasa. Rero ibi bihe natwe bitwugarije, nababwira ati pole cyane, mukomere, hamwe n'Imana bizatambuka. Abakuru barayavuze ngo nta gahora gahanze, ibi nabyo bizashira. Rero nkuko nari mbivuze, navuze ko tuzagenda tubagezaho amakuru ari hariya hakurya, cyane cyane y'intambara zirimo zibica bigacika hariya mu buseruko bwa Congo. Murabizi hahuriye ingabo nyinshi cyane, hari ingabo za FARDC nyinshi zirenga, hari abavuga ko ushobora kuba ari 20,000 zonyine ziri hariya hafi, ziri ku rugamba. Hari abazalendo, hari FDLR, hari ingabo z'u Burundi, hari ingabo za SADC. Ni ukuvuga rero ngo ku ruhande rumwe hariho ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare bihanganye n'umutwe wa M23. Izo ntambara rero tuzagenda tuzibabwira duhereye kuri uyu munsi. Hari amakuru menshi cyane y'intambara zikomeje kubica bigacika hariya, aho harimo havugwa intambara mu karere muri teritwari ya Kalehe, ubwo ni muri province ya Sud Kivu. Hari intambara zirimo zivugwa hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu,
nanone hari intambara zirimo zivugwa za Minova n'ahandi ndetse no mu marembo y'umujyi wa Goma. Ziriya teritwari zose harimo intambara, ariko turaza kuzigarukaho mu mwanya tuzije imuzi, tubabwire aho zirimo zibera n'ukuntu byifashe ku rugamba. Ariko sinareka kuvuga amakuru nanone y'intambara zirimo zitugatuga hariya, bigaragara ko M23 ishaka gufata umujyi wa Goma. Nkuko nanone twabisomye ku rukuta rwa X rwahoze rwitwa Twitter ya Corneille Nangaa, yavuze ati rwose turasaba abaturage ba Goma kwihangana kandi ntibagire ubwoba, ntibapanike nkuko yabivuze. Ati mu minsi ya vuba cyane, mu mwanya muto ushoboka, mushobora kumva Goma yafashwe. Ni ijambo rikomeye cyane, nta n'ubundi twigeze twumva babivuga avuga ko bashobora gufata Goma, ariko yavuze ati rwose mu masaha make abaturage ba Goma dushobora gufata uwo mujyi kugira ngo namwe mubashe kubona umutekano. Si ibyo gusa, n'umuvugizi nanone wa AFC ariwe Lawrence Kanyuka nawe yavuze ati abaturage ba Goma mugize igihe muhangayitse, mugize igihe muri mu bibazo, ariko rero mwihangane. M23 AFC M23 ati turi mu nzira kugira ngo namwe tubashe kubabohora. Nayo nanone ni inkuru yateje uruhagarara cyane ku ruhande rwa guverinoma, aho dufite amakuru avuga ko hashobora kuba hari abategetsi bamwe batangiye guhunga bava mu mujyi wa Goma, kubera ko umwanya wari wose, isaha iyo ari yo yose hashobora gufatwa. Rero amakuru ayo narinciyemo mu ncamake hamwe n'ayandi makuru menshi tuzagenda tuyabagezaho, ndetse tuvugana n'abanyamakuru bacu bari kuri tele batubwira uko urugamba rumeze, uko amakuru y'inoka ahagaze ku rubuga rw'intambara. Kaba rero nasoza mbabwira ndi turabasaba ubufasha, kandi ubufasha tubasaba n'ubworoshe n'ubugoye, kubera ko muri imfura mukaba n'intore, muri inyangamugayo, muri abavandimwe, muri inshuti, muri umuryango, ntacu twabasaba kigoye. Icyoroshe rero nuko mwakora subscribe kugira ngo muteze imbere iyi channel cyangwa se iyi televiziyo yavutse vuba. Tukaba rero tubashimiye kuri screen, mwari kumwe nanjye Makombe Patrick. Nakagaruka mugire ibihe byiza, Yesu akomeza abarinde, turi kumwe namwe, tuzabategurira ibintu byiza, turabyizeye. Iyi televiziyo izaba nziza cyane, ndabizi kandi ndabyizeye, kubera ko turi timu nini cyane izagenda ibafasha kubategurira ibiganiro byiza bizabashimisha, ibiganiro bizatuma mwunguka ubumenyi, kandi nanone dukomeza kuzirikana ko tubabaranye n'abavandimwe bacu bari hariya, ndavuga mu karere ka Minembwe, bakomeje kugirwa nabi n'ingabo zakagombye kubarindira umutekano, ariko zikaba zikomeje kuwuhungabanya no gukora ibikorwa bibabaje. Rero turabashimira, kandi nanone tubifuriza kugubwa neza aho muri hose. Abari iwacu turabashuhuje, abari ku migabane itandukanye ndabizi, kubera ko abanyamurenge tutataniye hirya, nako si natwe twenyine, n'abandi bose bumva ururimi. Ubu nyine abantu baratataniye hirya no hino ku migabane itandukanye. Tubifuriza rero kugubwa neza aho muri hose, kandi nanone Nyagasani akomeze abiteho. Murakoze, murakagira Imana n'igihugu.